Tariki ya 18 Kanama duhimbaza abatagatifu: Agapiti uwahowe Imana, Helena umugabekazi, Lawuri uwahowe Imana, Filimini umwepiskopi, Tasiyana umubikira n'uwahowe Imana, Rayinaridi umwepiskopi. Turahimbaza mutagatifu Helena umugabekazi witavye Imana muri za 329. Helena yavutse muri 249 Iderepani muri Bitiniya, arongorwa n'umutware w'abasirikare b'abaromani witwaga Constance Color, bavyarana Constantine muri za 280. Aho umugabo we aherewe kuba umwami w'ibihugu byose by'Ubufaransa n'Ububirigi bw'ubu, bamutegeka kurongora umukobwa w'imfura ngo aba ari we w'Imana ingoma. Nuko Helena icyo gihe asubira iwabo aribagirana. Aho umuhungu we yimiye, Imana igaha n'ingabo ze kubumba uburomani bwose, Helena aba umugabekazi w'uburomani, ahabwa n'ikuzo ryabwo. Constantine amaze kwemera ubukristu, Helena nawe ntiyatinda cyane kwigishwa no kubatizwa. Icyakora yabwemeye rimwe rizima, yemera ko icyo butegeka n'inama zabwo azabikurikiza. I Roma icyakora yahagize akamaro cyane. Abaye umuvyeyi w'imbabare zose, kandi afasha rwose Kiliziya gukomera no kuja mbere. Ikuzo rye rindi ni ukuba ari we Kiliziya ikesha kuba yarabonye umusaraba mutagatifu Yezu Kristo yabambweho. Umuhungu we yakesheje gutsinda ikimenyetso cy'umusaraba yabonye mu ijuru, ari bendera rishushanyijeho umusaraba, munsi handitseho aya magambo ngo in hoc signo vinces, ngo ngiki ikimenyetso nguhaye cy'uko uzatsinda. Murabyumva, ikimenyetso cyatumye Constantine abumba ubwami bw'ingoma yose y'abaromani. Helena rero akaba nawe aricyo yakesheje guhabwa ikuzo ry'ubugabekazi bwabwo. Icyo kimenyetso cyarakunzwe cyane, kirakundwakaza. Niyo mpamvu Helena mutagatifu yategetse kujya gucukura Karuvariyo ngo bashake umusaraba Yezu Kristo yapfiriyeho, kuko nta wigeze ashidikanya ko Constantine atari Yezu Kristo yakesheje gutsinda no kwima uburomani bwose, ngo ubukristo bukunde burorere gutotezwa, Kiliziya ive mu mpoma igira amahoro, maze ikunde igwize abemezi umudendezo, igira amahoro munsi n'amajambere menshi. Ku itariki ya 3 Gicurasi twabonye uko uwo musaraba wabonetse ku gitangaza cy'Imana. Constantine kandi yahaye nyina uburyo bwose bwo kugira akamaro, amuha ibintu byo kubakisha Kiliziya z'agatangaza zikiriho n'ubu, n'ibyo gufasha abakene n'imbabare zindi. Nyamara ubwe yakomeje kwibera umuromanikazi woroheje, ucisha make, wivanze kandi mu bakobwa bagufi b'i Roma, nta mwirato ntaki. Imana yamugororeye inamuha ingororano y'iteka, kuko atarapfa umuhungu we yemeye ubukristo nawe akabatizwa nyina akiriho. Jya ukunda abatabazi ba Kiliziya, uyirwanira ishyaka nkabo. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: muri iriri turahimbaza mutagatifu Lawuri na bagenzi be, abafundi bishwe n'umutware Lisiyoni. Imezi mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Filimini umwepiskopi, ni uwa 11 waho, yabayeho muri za 500. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.